ducirwaho urubanza ubazwa noneho ibya cya gihango. Asha kugukuramo indwara zose, yanywemo kanseri nirebera arakiza. Mfite ubuhamya abantu benshi batandukanye amaraso Yesu yagiye akuramo indwara, arasiba agahanagura imibyimba. Baramukubitaga mu mugongo kanseri zigakira, bagakubita diabete zikagenda, bagakubita ibibyimba bikavamo, bagakubita paralize, bagakubita ibimuga bigahaguruka. Mu maraso yo mu mugongo we twakiza indwara, yaradukijije. Ariko Eve amaraso kwinjiza hera hahera yabura kukwinjiza mu biro bya kanaka, yabura kwinjiza mu kintu mu bintu runaka bikomakome, ayanyinjiza hera hahera hatagira icyaha, hera ku ntebe y'ubuntu. Ntawe atanyinjiza muri yakuzanye n'abami, yakuzanye n'abakomeye, akanyicazanya n'abami, akanyicazanya n'ibikomangoma, aturandura adutera ahandi hantu. Aho twatewe rero hari amaraso yaduteye, tugomba kubwira umwanzi ko hari amaraso yaduteye ahandi hantu tutakiri mu bwami bwe, atakidukontorora, atakitubazwa, twinjiye mu bundi bwami bw'umudendezo. Bakunzi ba Ore Global TV, nongeye kubasuhuza kuri uyu mugoroba, mugira amahoro. Ni Yves nk'ibisanzwe. Uyu munsi rero murabibona ko ari umunsi nanone udasanzwe, bafite imitumirwa nazanye, tukaba tugiye kuganira, turaza kujyana ibihe byiza byo kuganira nawe, agire byinshi nawe atuganiriza. Hanyuma rero reka tumuhe ikaze atwibwire kugira ngo tuze kubana mu kiganiro tuziranye. Tubahaye ikaze. Amen. Amazina yanjye nitwa Kagaba Dr Zoe, nkaba ndi muri Sweden niho ntuye, nkaba nkora muri British Academy mu Bwongereza, ariko nkaba nkora distance projet ya Peace Education ikorana n'u Rwanda, tukadukorana na Aegis Trust i Kigali. Yego. Barakoze cyane, n'umugisha rero kubana nawe kuri uyu mugoroba. Cyane by'umwihariko kuba noneho tugiye no kuganira n'umuntu nkawe. Jewe nakumenye kubera yuko dufite ko duhuje imyemerere cyangwa se imyizerere. Nk'umukristo ndifuza ko dutangiza isengesho kugira ngo tuze gutangira ikiganiro cyacu mu buryo burambuye. Yego. Watuyobora muri iryo sengesho ubundi tukagira. Data twese wo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, turagushimiye, turaguhimbaje, tuguha icyubahiro, tugushimiye ko uri Imana igira neza, uri Imana ishobora byose kandi uraganje. Tugushimiye kuri aka kanya wongeye kuduhuriza angana mwene data kugira ngo tuganire ku ijambo ryawe, twungurane ibitekerezo dutyazanye. Turakwinginga kugira ngo n'abaza kutwumva Uwiteka Mwuka w'Imana urusheho kutuganiriza no kuduha ubwenge no kuduha ubumenyi kugira ngo tubashe kugabura ibyawe, nk'uko Pawulo yabivuze ngo ni umukozi ugabura ibyawe, ngo hanyuma ngo kugira ngo ubwoko bwawe babashe kugutambira imibiri yabo nk'ibitambo byera byogejwe n'Umwuka wera. Turasabye Mwuka wera kugira ngo natwe ukomeze utweze kugira ngo tubashe kuba abakozi bagabura iby'ukuri byo mu ijambo ryawe. Turaguhaye icyubahiro kandi turaguhaye karibu mu mitima yacu kugira ngo bane natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. 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 Imana iguha umugisha cyane Dr Zoe. Amen. Ndanezerewe rero cyane kuri uyu mugoroba kubana nawe. Nanjye ndanezerewe. Nageze aha ngaha iwanyu muri Tumba, numva ndanezerewe. Tumba ni heza, hari akayaga. Iteke nubishe Tumba urumva Numva Butare. Ni nk'Ubutare neza cyane. Umuntu wakumva rero ngo muri Sweden hari ahantu yitwa muri Tumba, ashobora kumva ari ibintu bidasanzwe, akavuga ati ni gute muri Sweden hari izina ry'Ikinyarwanda. Nanjye naratunguwe mpageze. Ntabwo ari wenyine. Muri Stockholm, mu murwa mukuru wa Stockholm. Nanjye bwa mbere mpagiye barambwiye ngo uratega hano ari ngiye kujya ngo uze muri Tumba, navuga muri Tumba uretse gato. Ati ni Tumba. Ngayo nguko. Rero twebwe kuri Ore Global TV tugize umugisha guhura n'umuntu nkawe, twagira ngo tuganire rwose kandi Umwuka wera araza kubana natwe nuko dutangiye dusenga. Twizera yuko iyo turi gusenga isengesho rirakora, Imana irabyumva. Rero hari ikintu nifuje ko tuganiraho uyu munsi. Nifuje ko tuganira ku mumaro w'amaraso ya Yesu Kristo. Amen. Ni ikintu abantu benshi cyane bakunda kwibazaho, cyangwa se abantu batajya basobanukirwa by'umwihariko. Ariko hamwe na Mwuka wera ndifuza ko tuza kuyoborwa n'imbaraga z'Uwiteka uyu munsi, abantu baze kumva amaraso ya Kristo. Amaraso ye ni iki, avuze iki ku buzima bwanjye, ku buzima bwawe, ku buzima bw'undi uwo ari we wese. Ndashaka rero ko muri rusange ubyinjiramo ukatuganiriza tukabyumva. Amen. Amen.
Imana ihabwe icyubahiro. Amaraso ya Yesu kuri njye nyavuze ntabwo nabirangiza. Amaraso ya Yesu ni ikintu gikomeye cyane ku buzima bwanjye cyangwa ku buzima bw'umukristo wese wemera Imana. Umukristo wemera ko Yesu yapfuye akazuka wese, amaraso ya Yesu ni intwaro, ntabwo ni weapon, ni intwaro yacu, ni intwaro kuko Yesu niyo yakoresheje kugira ngo aducungure. Amaraso ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye cyane. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo twaramunesheje kubw'amaraso ya Yesu. Tunesha umwanzi, tunesha Satani kubw'amaraso ya Yesu. Amen. So amaraso ya Yesu ni imbaraga zacu, ni imbaraga z'umukristo. Kuko uzarebe no muri Exode kuva Uwiteka yabwiye Mose aramubwira ngo ufata amaraso yanyanyagize ngo yaminjagize ku nkomanizo z'imiryango, kuko hari ibihano bitambutse 9 ariko habuze ikintu cyavana Abisirayeli muri Egiputa. Ariko Uwiteka aravuga ati fata amaraso yanyanyagize ku miryango. So amaraso ya Yesu yabaye ni Passover, yabaye nka yambutsa Abisirayeli abajyana mu gihugu cy'isezerano. Amaraso ya Yesu rero ni nk'intwaro, ni nk'ikintu Imana yaduhaye kugira ngo kidukure mu buretwa, kitwinjize mu buzima bw'iherezo, ubuzima bw'iteka bwiza Kristo yaje kuduha. Ariko ubwo ntangiye wenda natangira amaraso ya Yesu, navuga impamvu amaraso ya Yesu wenda yaje, cyangwa se amaraso ya Yesu twayaherewe iki. Kuko akenshi hari igihe tuvuga ko Yesu yapfuye akazuka, Yesu yaraducunguye, ariko akenshi twibagirwa amaraso ya Yesu icyo yakoze. Kandi Yesu ntiwavuga Yesu Kristo ku musaraba utavuze amaraso ya Yesu, kuko urupfu rwa Yesu rwabayeho, ariko Yesu yaducunguje amaraso ye. So amaraso ya Yesu rero urabona ko habayeho icyaha, Adamu yakoze icyaha, arayoba, akora icyo Imana yamubujije gukora, arya kuri rwa rubuto rumenyekanisha ikibi n'icyiza, abaguye mu cyaha. Kandi Imana yaravuze ngo, urebye nko mu ijambo ry'Imana muri Itangiriro 2:16 na 17 aravuga ngo nurya kuri cya giti rwose ngo no gupfa uzapfa. Yari yemerewe guta ku biti byose bihari, ariko arabuzwa igiti kimwe, ariko aba ari cyo arya. Urabona kiri rero ijambo ry'Imana avuga ngo no gupfa uzapfa. Gupfa yapfuye Adamu rero si ugupfa usanzwe ko gushyingurwa tumenyereye, ahubwo yapfuye mu buzima bwo mu mwuka, yapfuye mu busabane bw'Imana, ajya kure y'Imana, asanga ya presence uzi ko Imana yajyaga ikamuganiriza ku mugoroba, ikamuganiriza, noneho bwa busabane burapfa, aba umuntu ugenda ariho ariko mu mwuka atakiriho imbere y'Imana. So arabyara, agira abana, akora ibintu byose, ariko ubuzima bw'ubusabane bw'Imana nta buhari. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo tudasabana n'Imana tuba turi intumbi. Icyaha gituma tuba nk'abapfu, tugenda nk'abapfu, niko ijambo rivuga ngo nk'intumbi zigenda. Kuko iyo udasabana n'Imana n'umuremyi wakuremye, wagushyize ku isi, ukaba utaganira nawe, ntabwo urumva nta buzima buba buhari mu by'ukuri bw'umumana, bwo ubuzima bwiza twaremewe kubamo. Rero amaraso ya Yesu yaje kugira ngo atugarure. Mu yandi magambo, Yesu tuvuye muri iyo presence y'Imana kugira ngo tuyigarukemo urukundo rw'Imana muri Yohani 3:16 ngo kuko yakunze abari mu isi cyane yemera gutanga umwana w'ikinege kugira ngo aducungure. Yesu rero byabaye ngombwa ko Yesu ijambo rihinduka umuntu. Yesu aba ijambo, Yesu Kristo ari we ijambo ry'Imana, aba umuntu, aza kudusubiza muri bwa busabane n'Imana, aza kutugarura muri presence y'Imana. Yatugaruye rero, Bibiliya ivuga ngo kugira ngo atugarure, hari ijambo rivuga mu Balewi 17:11 haravuga ngo kubera ko ubuzima bwanjye, ndavuga nkanjye, ko ubuzima bwanjye zowe n'ubwawe Yves buri mu maraso. Kubera ko ubuzima bwacu buri mu maraso, byabaye ngombwa ko Yesu no kugira ngo aze kudusubiza ubuzima, mu yandi magambo dusubiza muri ya presence y'Imana, byasabye ko hameneka andi maraso asimbura y'urupfu nari ndyamyemo, kugira ngo noneho nsubirane ubuzima bw'iteka, nsubiza muri ya presence y'Imana. Nibwo rero Yesu yaje apfa mu cyimbo cyanjye, kuko Imana yaravuze mu Itangiriro ngo no gupfa uzapfa. Ariko Adamu ntiyapfa mu buryo bw'umubiri, ahubwo Yesu araza kubera rwa rukundo rutuma Adamu adapfa, ahubwo Yesu araza arapfa, apfa mu cyimbo cya Adamu, yambara cya cyaha cya Adamu, hanyuma arapfa. Apfuye rero amena amaraso, kuko deje ubuzima bwa Adamu bwari mu maraso. Yesu amena amaraso ye kugira ngo Adamu ariyo aryamamo. Amen. Aryame muri ya maraso ye, noneho aryame ave mu maraso yanduye ya cya cyaha y'urupfu. Haleluya. Ave mu maraso y'urupfu, aryame mu maraso ya Kristo mazima, kugira ngo ya ntumbi yongere igire ubuzima ibukuye mu maraso. Amen. Noneho Adamu,
Yesu aravuga ngo nukorerwa kuko ubuzima buba mu maraso, cyangwa navuga ngo kuko ubugingo buri mu maraso, ngo ayanyabahereye. Yesu yaduhaye amaraso ye ngo yanyabahereye kugira ngo abe impongano y'ibyaha. Amen. Abe impongano, abe ikintu kibagura kikabakura mu rupfu kikabazana mu buzima. Rero Yesu yaduhaye amaraso ye kugira ngo duhabwe ubuzima, twongere duhabwe ubuzima, ubuzima bw'iteka, ubuzima buzima. Mu yandi magambo, ubwo buzima mvuga ni ubuzima budusubiza kutwinjiza muri presence y'Imana, ubuzima bwongera gutuma tugira na connection n'Imana, dusabana n'Imana. Ayo maraso yatumye tubasha kongera guhura n'Imana, turayashimira cyane. Urakoze cyane. Amen, amen. Hanyuma uravuga ko ayo maraso yongera akaduhuza n'Imana, ni umuhuza wacu n'Imana. Yego. Ariko ni kuri nde? Ni kuri bande? Ese ni ku muntu uwo ari we wese uriho waremwe, ko twese tuba ko twari mu ishusho y'Imana. Aho hantu ndagira ngo ubidusobanureho neza. Ubundi Yesu Kristo yapfiriye umuntu wese ku isi. Umuntu wese yapfiriye, Yesu yaramupfiriye ku isi. Umeze gute, umwemera n'utamwemera, yapfiriye. Ijambo ry'Imana wanyemera nkalisoma gatoya muri Revelation byahishuwe 5, aravuga ngo amaze kuducungura, ngo yacunguye amahanga yose, ngo acungura indimi zose, ngo acungura amoko yose, ngo acungura n'imiryango yose. Ngo aducunguje amaraso ye y'igiciro, ngo kugira ngo duhinduke abami n'abatambyi bazima mu isi. Yacunguye amahanga yose, imiryango yose, amoko yose. Haleluya. Ngo n'indimi zose aducunguza amaraso y'igiciro. So umuntu wese ku isi yaracunguwe n'ayo maraso. Ariko aya maraso siko agirira umumaro umuntu wese ankora, kuko aya maraso agirira umumaro gusa, nubwo twacunguwe twese nayo, ariko aya maraso agirira umumaro gusa uyemera. Uyemera ni ukuvuga ni uwemera ko Kristo yapfuye akazuka, ariko akamena amaraso ye ngo aducungure. Uwuyemera arayakoresha, kuko biravuga ngo mwegerejwe, mu Baheburayo bavuga ngo mwegerejwe n'amaraso ya Kristo, ngo avuga neza kurusha ya Abeli, ngo anyanyagizwa. Iyo twarayegerejwe ngo tuyagire gute? Si ukuyareba, ngo tuyakoreshe. Amen. Ngo tuyakoreshe. Nituyakoresha rero atugirira umumaro. So ikibazo rubuze rero amaraso ya Yesu akorera gusa abayemera, abayizera, abazi kuyakoresha, abazi bakayakora, arakora. Icyanditswe kibivuga rero hari byahishuwe 5:9, biravuga ngo nuko baririmba indirimbo nshya bati ni wowe ukwiriye kwenda igitabo no kumena ibimenyetso bigifatanyije, kuko watambwe ugacungurira Imana abo mu miryango yose no mu ndimi zose. Urumva? Yacunguriye Imana, mu yandi magambo yagaruriye Imana, yagaruye abantu ku Mana. Uwo ni Kristo. Abacunguza abantu n'abahe? Ngo abo mu miryango yose, no mu ndimi zose, no mu moko yose, no mu mahanga yose, ngo abacunguje amaraso ye y'igiciro. Haleluya. Birakomeza umurongo wa 10 ngo mukabahindura. Amaraso araduhindura. Yesu yadupfiriye kugira ngo duhinduke, duhere ko duhinduke, ngo aduhindurira Imana yacu kuba n'uguhinduka, tukaba abandi bantu, tukaba abami n'abatambyi bazima bo mu isi. Amen. Nicyo amaraso Yesu yaje gukora. Abantu bose yarabacunguye, ariko cyane cyane twebwe abafitiye akamaro ni abayizera, ni abayemera, ni abayakoresha, bazi nuko akora. Amen. Bisobanuye ngo ni igihango. Yes. Twebwe amaraso Yesu Kristo yafite nk'igihango. Kera mu muco wa kera abantu bagiraga ibintu bitaga igihango, banywanaga amaraso. Hagati y'abo bantu bombi bakabagiranya igihango cy'ubuzima bwa ubudahemukirana, kubana muri byose ndetse no gutabarana. Ntekereza ko ari cyo byabaga bisobanuye. Ubwo bivuze ngo n'amaraso ya Kristo kuko tuyafiteho nk'igihango, ayo nayo ni amaraso twahe kugira ngo adutabare mu gihe tuyakoresheje, atweze ibyaha mu gihe tuyakoresheje, adufashe mu buzima bwacu bwa buri munsi, ahore buri gihe aduhuza na Kristo abo muhuza wacu.
amaraso nibyo, amaraso ya Yesu yatubereye nk'igihango. Urabona hari ahantu ijambo ry'Imana rivuga, ndaza kurishaka wenda, hari ahantu rivuga ngo nk'uko abantu babiri, abana babiri bashobora kuba bavukana bafite amaraso amwe, icyo bafite amaraso amwe, ngo natwe Yesu adupfira, ya maraso yamennye yaduhuje nawe, yatubereye kuko ni amaraso yamennye, aho nari ndyamyemo y'ibyaha ndyama mu maraso mazima ya Kristo, nagiranye igihango na Kristo, nagiranye ubumwe na Kristo kubw'amaraso ye. Ni igihango. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo twinjiye mu isezerano rishya. Amaraso ya Yesu anyinjiza mu isezerano rishya. Hari isezerano nari ndimo rya kera, hari ibintu byinshi by'imihango byatumaga dukora, nikoreye, nakorewe, navuzwe, nashyizweho, ibintu bitandukanye mu buryo butandukanye, utagizemo uruhare n'inkomoko yawe. Yego, ni inkomoko n'amateka abantu benshi. Hari igihango tuba dufite, hari igihango tugendana, kuko nyine twari muri cya Adamu, hari igihango cy'icyaha cyatujyanyemo. Ngo ariko amaraso ya Yesu yaje gukora iki? Ngo yaje kudushyira mu isezerano rishya. Ngo mumaze kwinjira mu isezerano rishya, mwinjijwemo n'amaraso. Amaraso atwinjiza muri iri sezerano rishya, adukura mu gihango cya kera akatuzana mu isezerano rishya. Ni nayo mpamvu tugiye mu ijambo ry'Imana, amaraso ya Yesu yaducunguye, yadukuye mu bwami bwa Satani, yatuvanye mu bwami bw'umwijima, aratugura, atwinjiza mu bwami bwa Kristo, atwinjiza ku ntebe y'imbabazi, atwinjiza ku ntebe y'ubuntu. Urumva ni amaraso actually yimura, aratwimura, atuvana mu bwami bumwe akatujyana mu bundi bwami. Ni amaraso, ni igihango twagiranye na Kristo kidashobora gucika. Bibiliya avuga ngo amaze kuducungura, umurongo wa 10 hano Bibiliya byahishuwe, ngo amaze kuducungura by'iteka. Ni igihango cy'iteka kitazashira, gishira nyiracyo yapfuye mugani, gishira nyiracyo agiye. Naho ubundi tukiri ku isi, iki gihango ndagifite mu gihe nemera, mfite kwizera icyo amaraso akora n'icyo ari cyo, na Kristo yatanze icyo yari agamije. Icyo gihe amaraso mbere igihango nge na Kristo, kuko kinsubiza muri presence y'Imana. Yego, amen. Hari ikintu wenda ngira ngo abantu ahangaha bataza gutakara cyangwa se wenda bagisobanukirweho. Iyo tuvuze ngo igihango na Kristo mu gihe tukiriho, ni igihango kubyemera, kuwemera ayo maraso. Ariko nanone tukabona ngo Yesu yapfiriye abantu bose. None aho ngaho wenda umuntu yakwibaza ikibazo, akavuga ati none ko umuntu agiranye igihango n'undi, ari ukutamusiga mu bibazo, ari ukutamuterana yaba muzima yaba arwaye, niba yahura nabyo byose, kuki umuntu niba kuko ashobora gukora ibyaha agatungurwa n'urupfu akaba yapfa atihannye, kubera iki Yesu ko bagiranye igihango atazamuha ijuru? Wenda akaba ari byo bwa buntu abantu bahora bavuga, akavuga ati yamugiriye ubuntu, amuha amaraso ye, aramucungura, none uyu muntu nubwo apfiriye mu byaha, ariko ko Yesu ari inshuti ye kandi bagiranye igihango, azamura avuga ati wa muntu twe twaragiranye igihango. Aho ntabwo umuntu yabifata muri iyo mbega Yesu agashyiramo imiyaga, akadushyiramo imiyaga, akavuga ati aba bantu twagiranye igihango nubwo bacumuye, ariko nyine n'abanjye twaranywanye. Ntibya wenda bimeze gutyo. Ngira ngo njye nabisobanura mu buryo bubiri. Hari abantu bagiranye igihango na Kristo. Yesu yaradupfiriye aduha amaraso ye. Abataramwemeye, bataranayizeye, urumva ko ntibamwakiriye. Abo ngabo nta gihango bafitanye na Kristo cy'isezerano, kuko ntibaryakire ngo Yesu ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Uwo nguwo uwamwakiriye yagize igihango direct, aragifite. Uwo azajya no mu ijuru, azajya no mu ijuru rwose, nubwo yapfa azajya mu ijuru. Ariko ikibazo icyo amaraso Yesu akora, icyo gihango ntigicika. Ahubwo iyo ukoze icyaha uri muri icyo gihango, amaraso ya iyo uri mu gihango, umwuka w'Imana ukagira umuntu akaguhishurira ko ibyo urimo atari byo. Wakiriye Kristo, ari muri wo, ibyo ukora bihabanye na Kristo, ibyo ukora ntiwabikora Kristo akwicayemo. Icyo gihe uwo nguwo umwuka w'Imana akakugira inama, akakubwira ko umwuka w'Imana hari ngo adufashe, atugire inama, uwo arihana, agafata ya maraso, akanamagara amaraso Yesu, akamweza, akamuhumanura, akamukuraho icyo cyaha, akamwongera kumwambika imbabazi. Imana yamureba ikamubonera muri miruwari y'amaraso ya Yesu. Uwo igihango ntigishira, kuko niyo apfuye azajya mu ijuru. Ariko ibyaha iyo yisabye imbabazi, iyo ukomeje kwihana, Pawulo aravuga ngo nihana buri munsi, ngo nezwa buri munsi. Ari navuga ngo nkizwa buri munsi, nkora nkizwa. Duhora twiyeza kugira ngo igihango cyacu tugombe tugigumemo neza, tukibanemo na Kristo neza. Icyo ntabwo gishira. Ariko undi amaraso ya Yesu yamenekeye, akaba atarigeze yamenya, akaba ari abo twita abanyamahanga, nyine batarigeze bamenya Yesu. Nubwo yamupfiriye, nta gihango afitanye nayo mu by'ukuri cyo kujya mu ijuru, kuko ntiyamwakiriye ngo amubere inzira. Kuko amaraso ya Yesu ari ijambo rivuga ngo atwinjiza, niyo atujyana akatwinjiza. Uwo rero utarakiriye Kristo umwami n'umukiza, nubwo yamumenekeye, nubwo Kristo yamupfiriye,
kuba ataramwakiriye mu mutima we rwose ijuru riri kure ye. Yego. Waruvuze ati ijuru riri kure ye. Bishaka kuvuga ngo wenda icyo abantu bagomba kumva ahangaha ni uko kuba ufite ayo maraso warayemeye ni bimwe, ariko ushobora kuyatatira. Utatira igihango wagiranye na Kristo ryari mu gihe ukoze icyaha kigutandukanye na Kristo, ariko wongera gusubira mu gihango ryari mu gihe wongeye kwihana ugasaba ya maraso akongera akakwezaho ibyaha, urongera rwose ukana na Kristo kuko mwagiranye igihango arongera akakwemera. Ariko upfuye agapfira mu cyaha, abapfuye atatiriye igihango, bivuze ngo uwo muntu ubuzima bwo kuri iyi si burangiye, ariko aburangije n'aba atarabaye mu gihango. Bivuga ngo kandi cyari gihari, kandi cyari gihari, amahirwe yo kukijyamo ariko ntiyakijyamo. Amahirwe yawe arangira igihe uvuye muri buno buzima, urangiye muri buzima birangiye. Ikindi gihe ubu uzajya kubazwa amaraso ya Kristo, igihe tuzatugaragara imbere y'intebe ducirwaho urubanza, ubazwa noneho ibya cya gihango. Niyo mpamvu natwe twebwe twamenya amaraso ya Kristo, natwe dufite ikibazo. Twagombye kuba twegera aba bantu batarahishurirwa, bataramenya agaciro k'aya maraso, tukababwira icyiza cy'amaraso ya Yesu, tukababwira icyo Yesu yaje gukora, tukabahugurira kuva mu byaha. Nibwo Yesu yavuze ngo mugende mubwire abantu, mubabwire iby'ubutumwa bwiza. Yesu aravuga, hari aho yavuze muri Luka 24:45, no hasi gato aravuga ngo mugende mumbere abagabo bo kumpamya. 46 ngo muba abagabo bo kumpamya, nimwe muzampamya. Ni twebwe twamenye Kristo, tumenya amaraso y'icyakora, tugende duhamye ba bandi batarinjira mu gihango, kandi igihango cy'ubuzima kirahari ariko ntibaragisobanukirwa, ko batakibwirijwe, wenda ko batagihishuriwe. Tugende tubegere, tubakure muri ibyo gihango cy'umwanzi, tubazane mu gihango cya Kristo. Niyo ntego yacu. Keretse uzatwangira akanga, ariko wamubwiye, icyo gihe ntabwo ubuzima bwe horeme, ariko wamubwiye. Rero natwe turahagurirwa kujya kugira ngo tubegere, tubazane. Ko Yesu aravuga ngo hari abana batari mu rugo, hari abana banjye batari mu rugo, mubazane. Twe tukwiye kujya kubazana. Yego. Amen. Amaraso Yesu rero nk'uko yamaze kuyavuga ni ay'igiciro, afite agaciro, yaradutsindishirije. Hari icyanditswe kibivuga ko amaraso Yesu adufitiye umumaro iyo tuyakoresheje. Gusa hari uwakibaza ati si wayakoresha gute? Kubera ko Bibiliya iravuga ngo, haravuga ngo twaramunesheje kubw'amaraso ya Yesu Kristo. N'Uwiteka yabwiye Mose, aravuga ngo yafate, ngo fata amaraso Yesu uyaminjagize. Yaminjagijwe, mu yandi magambo birasaba ko tuvuga, ukabwira ikibazo ufite, ukakibwira icyo amaraso Yesu yakoze ku buzima bwawe. Wahabona ubukene buhari, hatari ko amaraso ya Kristo yankuyeho ngo y'ubukene, amaraso ya Kristo yakoze ibi n'ibi. Urugero, hari ahantu Bibiliya itubwira ngo amaraso ya Yesu adusubiza agaciro, aduhesha agaciro, kuko iyo afite agaciro. Rero iyo uri mu kintu gifite agaciro, nawe kiguhesha agaciro. Urugero, hano tuvuga muri Petero wa mbere 1:19, aravuga ngo ahubwo mwacungujwe amaraso y'igiciro cyinshi. Aya maraso afite igiciro cyinshi, ngo nk'ay'umwana w'intama utagira inenge cyangwa ibara, ngo ayo ni aya Kristo. Aya maraso ngo nayo igiciro cyinshi. Niba ari ay'igiciro, ukaba utunze ikintu cy'igiciro, ni gute wabura agaciro? Ntiwabura agaciro kandi ufite amaraso ya Kristo afite igiciro. Ufatira amaraso ya Yesu ukayaminjagiza kuri cya kintu kitari kuguhesha agaciro, cya kintu cyanze, kiguteye ikimwaro, kiguteye igisebo, kiguteye agahinda, gifata ukibwire ngo uzi n'ibindi. Amaraso Kristo yamennye ku musaraba i Golgotha, atagira inenge, atagira ibara, yamvanyeho uyu mwanda, yamvanyemo aka gahinda, yamvanyeho ibi bibazo. Bibwira amaraso Yesu icyo yakoreye ku musaraba i Golgotha. Kuko ngo bamunesheje amaraso ya Yesu no kuvuga, to testify, no kuvuga icyo amaraso akora. Kibwira ikibazo ufite, bwira ibyo bintu ko amaraso Yesu yagukuyeho ibyo ngibyo. Bigira agaciro, afite agaciro aya maraso. Rero iyo yashyize ku kintu nacyo kigira agaciro. Niyo mpamvu baminjagiye ku nkomanyizo z'imiryango, umurimbo uzaciye nijoro ntiyagira icyo batwara, kuko bahise babona amaraso ya Yesu aba y'agaciro, aba y'umumaro muri icyo gihe. Amen. Ikindi ngo amaraso Yesu aradutsindishiriza. Hari abantu bavuga mu Baroma 8:8-9, aravuga ngo ariko Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda, ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha, ngo nkanswe none ubwo tumaze gutsindishirizwa n'amaraso ye.
yaradutsindishirije. Ese mwene data, hari ibintu bikunanije, hari ibintu bigutsinze, hari ibintu bigutsikamiye, hari ibintu bigusubije hasi, hari icyadutsindishirije. Bibwire ngo ese ntabwo muzi ko amaraso ya Yesu yansindishirije? Fata ya maraso mu kwizera icyo akora, uyaminjagire, uyavugire icyo kigutsinze, kibwire ko amaraso ya Kristo yakoze. Amaraso ya Kristo ahita yaparesa, agahagararamo cyari cya kibazo. Ahari ugutsindwa, amaraso ya Kristo agahita ahagararana ubutsinzi, ugahita utsinda kuko amaraso yaratsinze, agahita agutsindishiriza, akakubera ingabo, akakubera impongano y'icyo kintu cyari kigutsinze. Amen. Ngo kuko amaraso Yesu yadutsindishirije, ntituzarushaho gukizwa umujinya w'Imana. Amaraso Yesu adukura umujinya w'Imana, umujinya w'ibyaha, mu bibi. Amaraso Yesu araza, ukora icyaha ugakora icyaha, amaraso Yesu akaza wamarwa, amaraso Yesu unyoza, amaraso Yesu ongera unsubiza musabane na Kristo, amaraso Yesu agahita agira gute ngo akadukuraho umujinya w'Imana. Amaraso ya Yesu ahabwa icyubahiro. Amen, haleluya. Ndafashijwe. Amen. Noneho ngo amaraso Yesu aratuvuganira. Uza amaraso avuga ariko ibive, amaraso akavuga, aravuga. Bibiliya ivuga ngo Abaheburayo 12:24 aravuga ngo mwegerejwe na Yesu, umuhuza w'isezerano rishya. Yesu ni umuhuza w'isezerano, igihango gishya twinjiyemo. Ngo mwegerejwe n'amaraso aminjagizwa avuga ibyiza kurusha amaraso ya Abeli. Aya maraso ya Yesu aravuga, avuga ibyiza kuruta ibyo abarozi bakuvuzeho, avuga ibyiza kuruta ibyo abapfumu bakora, avuga ibyiza kuruta ibyo abanzi bakora, avuga ibyiza kuruta ibyo abana b'abantu bavuga banakora, avuga ibyiza, ngo avuga imbabazi, avuga ubuntu, avuga kwera, avuga ko nera, avuga ko ndi umukiranutsi. Ngo amaraso ya Yesu aravuga. None rero iyo ugize ikibazo, kibwire, bwira amaraso Yesu akuvuganire. Amaraso Yesu arihuta akavuga. Haleluya. Bwira amaraso Yesu akuvuganire. Ese hari aho byananiranye, hari umuryango wanze gukinguka, hari aho wasabye akazi byanze, hari icyaho cyafunze, hari urubyaro rwafunze, bwira amaraso Yesu akuvuganire, kuko ngo avuga neza, avuga byiza. Niba avuga byiza hakaba hari ibibi biri kumvugwaho, hakaba hari ibibi kandi mu by'ukuri ndengana, bigute utabwira amaraso Yesu ngo akurenganure, kuko aravuga. Ariko uzi kubana n'amaraso avuga, urayabwira akavuga. Amen. Kandi akavuga neza. Amen, haleluya. Amaraso ya Yesu, ikindi amaraso Yesu adukorera, ngo amaraso Yesu azana amahoro. Abantu benshi babuze amahoro muri iyi si, ibintu byinshi bitumye abantu babura amahoro, ariko amaraso Yesu ngo azana amahoro. Ijambo ry'Imana rirabivuga. Ibi mvuga si njyewe Dr. Zoe ndi kwivugira, ahubwo ijambo ry'Imana ririhamya. Ngo Abakolosayo 1:20 haravuga ngo kandi imaze kuzanisha amahoro, iyo ni Imana, ngo imaze kuzanisha amahoro amaraso yo ku musaraba we, imwiyungisha n'ibintu byose, ari ibyo ku isi cyangwa ibyo mu ijuru. Ngo imaze kuzanisha amahoro amaraso ya Kristo, inyunga n'ibintu byose, ibyo mu isi n'ibyo mu ijuru. Haleluya. Ntacyo mu isi cyambuza amahoro, nta n'icyo mu ijuru cyambuza amahoro. Mu ijuru haze vuga, hari mu ijuru ngo n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru ntabwo yambuza amahoro, n'umuntu ntiyambuza amahoro, n'ibyo mu isi ntibikambuza amahoro. Kuko ngo amaraso ya Yesu ngo azana amahoro. Hamagara amaraso ya Yesu. Wa kibazo kimbuza amahoro, wa kintu kiri kumbuza amahoro, amaraso ya Kristo yampishije amahoro. Minjagiza amaraso ya Yesu mu kwizera, minjagije amaraso ya Yesu ahantu hari icyakubujije amahoro. Kuko nyine ahantu hari icyo kintu cyakubujije amahoro, wimagina ko gihari, ugahita ubona amaraso ya Yesu ahita haza agakora icyo cyakubuzaga amahoro, akaguhesha amahoro. Kandi ngo amahoro Yesu atanga ni amahoro y'iteka, ni amahoro adashira. Ngo ay'isi datanga, ay'amafaranga adatanga, ay'umugore adatanga, ay'umugabo adatanga, ay'akazi kadatanga. Yesu ngo amaraso ya Yesu aduhesha amahoro. Reka twiyambaze amaraso ya Yesu tugira amahoro y'iteka. Amen. Ikindi ngo amaraso Yesu araduhumanura. Abantu benshi ko numva bavuga guhumana, amaraso Yesu uko ahumanura, akuvanaho imyaku, akakuvanaho imikoshi, akakuvanaho ibimwaro, ibisuzuguriro, ngabidukuraho. Umukuntu Bibiliya bivuga, nanjye ndakunda cyane. Abaheburayo 9:13-14 biravuga ngo none ubwo amaraso y'ihene n'amapfizi n'ivu ry'inka yiriza, iyo biminjagijwe ku bahumanye, ko byeza imibiri yabo igahumanuka. Ari iki?
ari amaraso y'ihene n'inkoko n'inka n'amaraso yose y'ibitungwa n'iki yose ngo ahumanura abantu. Bibiliya ikavuga ngo 14 ngo nkanswe amaraso ya Kristo witambiye Imana atagira inenge kubw'umwuka w'iteka, ngo mvaka navuga Saive ngo ntazarushaho guhumanura imitima yanyu. Haleluya. Azarushaho guhumanura imitima yanyu akayezaho iki? Imirimo ipfuye. Imirimo ipfuye ni ikintu cyose kitemerwa n'Imana. Ni imirimo y'abo barozi, y'abo bapfumu, y'abo bagizi ba nabi, y'abanzi, imirimo y'ibyaha mu yandi magambo. Atwezaho iyo mirimo kubera iki? Intego ni iyihe? Ngo kugira ngo dukorere Uwiteka Imana ihoraho. Imana yaturemeye kugira ngo mugende muvuge ubutumwa bwiza, mugende muhamye Kristo, dukore imirimo myiza. Haranga bavuga mu Baefeso cyangwa mu Filipe ngo twaremewe gukora imirimo myiza muri Kristo Yesu. Iyi mirimo myiza naremewe gukora muri Kristo Yesu birasaba kunozwa n'amaraso ye, ngakurwaho ipfuye yo muri cya gihango cy'icyaha, ngakurwaho ipfuye mu mwijima w'ibyaha, ngashyirwa mu mirimo myiza naremewe gukorera muri Kristo Yesu. Nta kindi kizanshyira muri iyi mirimo myiza, ni amaraso ya Kristo. Kuko arantwara, arampumanura, akanyeza, akanyinjiza mu mirimo myiza muri Kristo Yesu, noneho ngakora ubushake bw'Imana yangeneye gukora. Icyanyuma baratubwira ngo amaraso Yesu arakiza. Akiza indwara Yves, ndi umuhamya. Akiza indwara amaraso ya Yesu. Cyane rwose arakiza. Bibiliya iravuga ngo nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, ngo yashenjaguriwe gukiranirwa kwacu, ngo igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, ngo kandi imibyimba ye niyo adukirisha. Amaraso yavuye mu rubavu mu mugongo wa Kristo. Imibyimba baramukubitaga mu mugongo, kanseri zigakira, bagakubita diabete zikagenda, bagakubita ibibyimba bikavamo, bagakubita paralize, bagakubita ibimuga bigahaguruka. Mu maraso yo mu mugongo we twakiza indwara. Yaradukijije. Zaburi 103:3 bavuga ngo niwe ubabarirwa ibyo twakiraniwe byose, ngo agakiza indwara zacu zose. Ese wagize ngo akiza imwe zose? Nta ndwara hari indwara iguhangayikishije. Amaraso ya Yesu, bwira amaraso ya Yesu uvuga ngo wa diabete we mu izina rya Yesu Kristo, mu maraso yavuye mu mugongo wa Kristo diabete yaragiye. Ndakumenyesha ko amaraso ya Kristo yankuyeho diabete. Toka genda mu izina rya Yesu, kuko amaraso ya Yesu yankuyeho imyaku iteka ryose. Ntabwo ari ibyanjye, singushaka, mwirukanye mu buzima bwanjye, sohoka kubw'imbaraga z'amaraso ya Yesu. Kanseri isohoka. Nta ndwara idakira, kuko Yesu aravuga ngo Yesu ijambo ry'Imana ni ukuri, ntiryanditswe n'abantu, ryanditswe n'umwuka w'Imana. Aravuga ngo akandi akiza indwara zacu zose. Yesu zose, ngo ibimenyetso bizakurikira abizera amaraso ya Yesu, abizera Kristo n'ijambo rye, ngo tuzabwira indwara, tuzazivana mu bantu. Amaraso ya Yesu abasha kugukuramo indwara zose. Yankuyemo kanseri nirebera, arakiza. Mfite ubuhamya abantu benshi batandukanye amaraso Yesu yagiye akuramo indwara, arasiba, agahanagura, kuko nicyo Yesu yaduhereye. Reka tuyahamagara ahubwo tuyabwira akore. Amen. Ikindi wenda nasa nkurangirizaho, amaraso Yesu arazura, araturinda. Ntaturinda se, yarinze Abisiraheli umurimbuzi. Mose yamaze kwanyanyije ku nkomangizo z'imiryango, umurimbuzi aratambuka, ntiyagira icyo abatwara. Ararinda. Amaraso ya Yesu atuma wemerwa. Hari aho wanzwe, hari ibiro wanze kwinjiramo, hari ibiro bagukingiranye, hari aho wagize gute bikanga. Amaraso ya Yesu aravuga ngo Abaefeso 2:13 aravuga ngo ariko none kuko muri Kristo Yesu, nabari muri Kristo Yesu akorera, kuko muri Kristo Yesu mwebwe abari kure, bari baranzwe, muri kure cyane, mwaratawe, ngo ariko mwinjijwe hafi n'iki? N'amaraso ye. Twinjijwe hafi n'amaraso ye, yatuzanye hafi, yatwegeje hafi, kuko ni amaraso yinjiza, ni amaraso adushyiraho faveri, atwambika igikundiro, atwambika kwemerwa. Yafatuye amaraso ya Yesu, ndakwinginze nyinjiza, mpesha kwemerwa, nyambika igikundiro, nyambika ubwiza, reka aho ngera banyibonemo. Amaraso Yesu agatuma winjira utari kwinjira. Amen. Amaraso ya Yesu atuvaniraho imipaka. Ngo nuko bene data, ubwo dufite ubushizi bw'ubwoba bwo kwinjizwa hera cyane n'amaraso ye. Ariko Yves, amaraso kwinjiza hera hahera
yabura kukwinjiza mu biro bya kanaka, yabura kukwinjiza mu kintu, mu bintu runaka bikomakomeye, ayanyinjiza hera hahera hatagira icyaha, hera ku ntebe y'ubuntu, ntawe atanyinjiza muri iyi yakwicazanya n'abami, yakwicazanya n'abakomeye, akanyicazanya n'abami, akanyicazanya n'ibikomangoma, kuko niba anyinjiza hera hahera, kandi hera hahera hari hejuru y'abami n'abakomeye bo muri iyi si, ayo rero yanyinjiza ahantu hose nkeneye. Ariko bisaba ikintu nyine, bisaba kuyakoresha no kuyemera. Amen. Amen. Dr. ndumva nezerewe, ntabwo wabyumva. Hallelujah. Uyu mugoroba ndahezagiwe kandi ndizera yuko rwose n'umuntu wese uzumva kino kiganiro, ndizera yuko umuntu udukurikiye hari ikintu ari bukuremo, hari ikintu kiri bukoreke muri we. Icyo twumvise, icyo numva navuga mu gusoza ikiriho ni uko ari ukwizera amaraso ya Yesu Kristo. Turasabwa kwizera, turasabwa kuyemera, turasabwa kuyakoresha kugira ngo nayo akore. Amaraso ya Yesu Kristo arahari, ahari ku bwanjye, ahari ku bwawe, ahari ku bwa buri muntu wese, ariko akora ku wayemereye gukora. Icyo nicyo nasabira abantu, kuko abantu barananiwe, abantu bararushye. Uvuze ikintu ariko buriya wenda hari igihe tuzageraho nacyo tuzakivugaho abantu wenda babyumve. Uravuze ngo amaraso ya Yesu Kristo ngo uri umuhamya wo kubihamya ngo yagukije kanseri. Icyo urakivuze, ariko ubwo nabyo igihe nikigera uzatubwira ukuntu amaraso yagukije kanseri, nabyo tubyumve. Nanjye mfite ubuhamya bwanjye bw'icyo amaraso ya Yesu Kristo yakoze ku buzima bwanjye, hari ibyo nanjye nakize, hari n'abandi benshi cyane. Rero abantu nibakurikire Yesu, bakurikire Yesu. Hari indirimbo kera twatima ngo Yesu niwe karuhura, ngo yaruhuye ngo abarwayi, yaruhuye. Yesu niwe wenyine waturuhura iyi miruho, niwe wadukuraho imihate dufite twikoreye ibibazo byose. Rero ndagushimiye kuri uyu mugoroba. Niba hari ikintu wasoza ubwira abakunzi ba Ore Global TV ndetse n'abandi bose bazabona kino kiganiro, haba ubu none cyangwa se n'ibihe biri imbere, wababwira iki mu magambo make dusoza? Nicyo navuga, uravuze ngo Yesu niwe karuhura, kuko Yesu niwe karuhura kandi nicyo cyamuzanye. Yesu yaravuze ngo ntabwo naziye abazima, naziye abarwayi. So hano muri Yesaya 61 aravuga ngo, Yesu aravuga ngo icyamuzanye ngo yaje kubwira intumwa, yaje kubwira abakene ubutumwa bwiza, yaje gukingurira ababoshye, yaje kuruhura abafite imvune zo mu mutima, yaje kutwambika ngo kudusiga amavuta y'umunezero, yaje kutwambika ikamba ry'ubwiza, yaje kutwambika umwambaro w'ibyishimo, ngo kugira ngo duhere ko duhinduke igiti cyo gukiranuka cyatewe n'Uwiteka, ngo kimuheshe icyubahiro. Rero Yesu yaje kugira ngo tubone ibyiza, tubeho ubuzima bw'umudendezo bwiza, ariko duha intwaro tugomba gukoresha. Ntiyaje gusa ngo apfe birangire ngo byo ngo sawa ubuntu burahagije mugende mwibereho. Yaduhaye amaraso ye, aduha izina rye ryera ngo tubikoreshe. Byose bikorera mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amaraso ya Yesu rero twarayahawe, ari available, arahari, ariko tuyakoreshe. Bisaba kuyakoresha mu isengesho. Nusenga, shima Imana yaguhaye amaraso yayo, hanyuma uvuge uwambaza amaraso ya Kristo akuvuganire mu izina rya Yesu, akuvuganire. Amaraso Yesu agukurireho kanseri mu izina rya Yesu. Amaraso Yesu agukurireho inzitizi na bariyeri mu izina rya Yesu, kuko Yesu yaje niyo yaducunguje, aducungura, araturandura, adutera ahandi hantu. Aho twatewe rero hari amaraso yaduteye, tugomba kubwira umwanzi ko hari amaraso yaduteye ahandi hantu tutakiri mu bwami bwe, atakidukontorora, atakitubazwa, twinjiye mu bundi bwami bw'umudendezo. Rero utaramenya amaraso Yesu ko yakuvanye ahantu akakujyana ahandi, ntiwamenya kuyakoresha. Ndasenga kugira ngo nukuri abantu bo mu isi, amahanga yose, indimi zose, abakomeye n'aboroheje, tumenye Yesu, tumenye karuhura. Kristo waje kuturuhura, tumwambaze, arumva, arakora, arareba, arabona. Uwiteka abwiye Abisirayeli ati numvishe kurira kwanyu, ngo nibyo Farawo bakorera, none nzanywe no kubatabara. Ni Imana yumva, ireba, ariko ikunda ko tubana nayo, dusabana nayo mu isengesho. Yiha umwanya, yishakire umwanya muto ubonetse, uganire nayo, uyisingize, uyiramye, uyihimbaze, wishimire ko yaguhaye ayo maraso, wishimire ko yaduhaye izina ryayo. Bibiliya ivuga muri Yohana 17 ngo nabahaye izina ryayo, ngo murindirwa mu izina ryanjye nabahaye, dutwikiriwe n'izina rya Kristo. Uriramye, uhimbaza Imana, ubundi rero ukuntu Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe, ukabamo ubuzima nyine Kristo yapfiriye. Amen. Urakoze cyane. Mu izina rya Yesu. Turanezerewe cyane Dr. Turanezerewe. Ni iby'igiciro kubona
noneho reka mbivuge gutya, abantu benshi bajya bagira ngo hari Imana niyo abantu bari aho batize Imana, ariko ndagira ngo mbabwire bene data badukurikire, inshuti zanjye munkurikiye, kumenya Imana nibwo bwenge. N'ijambo ry'Imana rirabivuga ngo kuva mu byaha niko kujijuka. Reka mbabwire, Imana ni iy'abanyabwenge. Icyo ngicyo niko bimeze. Uwamenye Imana, uwakurikiye Imana niwe munyabwenge iyi si ifite, ni nawe izanagira, abandi bose ni ukutubeshya. Rero turanezerewe, ubwo naho utaha ni ukuri Imana iguha umugisha, nicyo kintu nabasha kuvuga. Uwiteka aguha umugisha, Uwiteka akuzuze aho ukuye, Uwiteka akomeza yuzuzemo, asubizeho kandi agukubira inshuro ndwi karindwi. Ni ukuri ni iby'igiciro, ni ubutunzi uduhaye bukomeye umuntu atabona. Duhaye ibintu umuntu atajya kwiga mu ishuri, nubwo wakwiga imyaka n'imyaka biragoye ko wakwiga ibintu nk'ibyo tubwiye muri uyu mwanya. Rero ni ikintu ngewe kuri ngewe nka Yves nishimiye none kuri Ore Global TV. Natwe turahezagiwe, uyu mugisha turaza kuwugenderaho ibihe, kandi nanjye ndizi ndasobanukiwe, ndushijeho hari ibyo numva nkumva wagira ngo ni ibintu bishyashya mbyumvise, kuko ijambo ry'Imana rihora rishya. Urumva uyu munsi ukumva ni bishya, ejo ukumva byongeye bibaye bishyashya, kandi nanone kubera bwa bwiza bwa Kristo, kubera ya maraso ya Kristo. Rero ndagushimiye, ubwo ubutaha tugukenera, ndizera nabwo tuzakubona. Ndahari kabisa, kuko ngufite ubuhamya bwinshi cyane rwose. Ndahari, Yesu yarakoze, turabahamya. Amen. Urakoze cyane, Imana ibahe umugisha, mugira amahoro, mukomeze mugubwe neza, amaraso ya Yesu Kristo ababeho, abe mu byanyu, abe muri byo mukora byose, aba ari abanza, nibwo guhirwa kuzaboneka ku buzima bwanyu. Murakoze cyane. Mu izina rya Yesu. Amen.